Nimo ndavuga ngo umwaka 2025 Imana igushireho inzira itamenyerewe, Imana igushireho inzira itazwi yo kugutunga, yo kukubeshaho, yo kukwagura mu izina rya Yesu Kristo. Icyo usabwa ni kimwe, bahise bavuga ngo ikireteho ntawajyayo kuko hari intumbi zahaguye zirahumanye. Kumbi nagari intumbi zahaguye, ahubwo ni ibikona bishinzwe gutunga Eliya. Imana ifite inzira nyinshi yakoresha ikagutunga. Imana ifite inzira zidasanzwe yakoresha ikarinda ubuzima bwawe. Wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ugushyira ubuzima bwawe, ni ukugendana n'Imana uyu mwaka, ni ukumvira Imana, ni ugutunga imbere Imana, ni ukuyihanga amaso. Imana ifite inzira zidasanzwe. Imana ndashaka waguke mu bitekerezo byawe no mu gusenga kwawe, no mu kwizera kwawe, no mu byiyumviro byawe, umenye ko Imana ifite inzira zirenze imwe. Imana ifite inzira zitazwi yateguye ku buzima bw'abayizera. Ishobora gukoresha ikagufungurira umugisha, ishobora gukoresha ikagufungurira amarembo, ishobora gukoresha ikagura ubuzima bwawe, ishobora gukoresha ikakuraho igisuzuguriro, ishobora gukoresha igakiza iyo ndwara ikubabaza, ishobora gukoresha igahindura amateka yawe, ishobora gukoresha igakura uwo muvumaranye igihe, ishobora gukoresha ikakugirira neza mu izina rya Yesu. Mwakira inzira y'Imana idasanzwe ku buzima bwanyu. Imana ya Isiraheli igukorera ibitangaza, Imana ya Isiraheli igukingura inzira idasanzwe mu izina rya Yesu. Twabonye abantu Imana ibakorera, twabonye Imana ikora ibitangaza, twabonye Imana iha abantu ubuzima, twabonye Imana ifungura inzira idasanzwe, twabonye imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa bo kuri Bishop John K Chano, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom, aho muri hose aho muherereye ku migabane w'isi itandukanye, mbifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Nongeye kubaha ikaze muri iri jambo ry'Imana mu iteraniro, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbaha ikaze, ndabashimira kubwo kubana namwe, kubwa buri kimwe cyose mukoze kugira ngo ubu buzima bw'ivugabutumwa bukomeze bugende. Abadukurikirana, abaduha comment mwese, ndabashimira mu izina rya Yesu. Kandi mukomeze mubeho, dukomeze tubane, kuko uyu ni umurongo w'ivugabutumwa wo kugaburira umuntu w'imbere w'umwuka Imana yanumye. Rero ducisha ibiganiro by'ivugabutumwa bisanzwe, tugacishaho n'ijambo rya buri gitondo buri munsi ryitwa umutsima w'umunsi. So rero ndizera ko umuntu agaburiye ameze ijambo ndibwigisha. Ukubona uyu muntu w'inyuma akenera kurya no kunywa, ni nako n'umuntu w'imbere nawe akeneye ifunguro rya buri mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Kuko iyo Bible imuvuga nk'umuntu, ivuga ko yavuye ku Mana, kandi ivuga ko atungwa n'ibiva ku Mana, ndetse ikanavuga ko azasubira no ku Mana igihe azaba arangije gukora misiyo ye muri uyu muntu w'inyuma. Kuko uyu muntu w'inyuma na kimwe ajya akora adakoreshejwe n'uw'imbere. So rero iyo urimo wita ku w'inyuma ukirengagiza ku w'imbere, uba urimo ukora amakosa. Biba bimeze nko kwita ku bakozi ukirengagiza umukoresha ubakoresha. Wirengagije manager cyangwa umukoresha ukoresha abakozi ukita ku bakozi, wateza ikibazo gikomeye, kuko abakozi bayoborwa n'umukoresha. Rero mu gihe ugaburira umuntu w'inyuma ariko ukibagirwa umuntu w'imbere, kandi ayo mukoresha umuntu w'inyuma, uba urimo kwihombya, kuko ntabwo uw'inyuma yakwikoresha adakoreshwe n'uw'imbere. Kubera iki? Urugero, iyo umuntu w'inyuma atandukanyije, iyo uw'imbere atandukanyijwe n'uw'inyuma, uw'inyuma arasinzira iteka, ntiyakwikangura, ntiyakwigendesha, ntiyakwivugisha, ntiyakwitekerereza, nta na kimwe yakwikorera keretse akoreshwe n'umuntu wavuye ku Mana w'imbere. Rero natwe twashyizeho gahunda yo kujya tugaburira umuntu wawe w'imbere kugira ngo agwize imbaraga, abashe guha icyerekezo gikwiriye uw'inyuma kandi cyiza mu izina rya Yesu. Rero niyo mpamvu tubahaye ikaze kuri iyi channel, kandi tubishimiye, nzi ko tuzaguka mu izina rya Yesu.
So uyu munsi tujya kuvuga ku ijambo rivuga ku nzira z'Imana. Tujya kuvuga ngo ijambo rivuga ngo Imana igikoresha inzira itazwi kugira ngo itabare umuntu wayo cyangwa umugaragu wayo. Twebwe hari inzira zacu tuba dufite mu bitekerezo no mu mutwe, duplaninga plani zacu ku mwaka, tuvuga ngo uyu mwaka mbere yuko urangira umuntu akicara agakora plan, agakora inzira azakoramo plani ze, inzira z'uburyo azagera ku bintu bye, inzira z'uburyo azagera ku gahunda ze no ku migambi ye. Ariko burya mu buzima bw'abizera Kristo hari n'inzira Imana igishyiraho tutazi, tutanateguye, kandi iyo nzira ikaba umugisha ku buzima bwacu. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ngo Imana ikoresha inzira itazwi kugira ngo iguhe igisubizo. Imana ikoresha inzira itazwi, itamenyerewe, kugira ngo ikubohore. Ahari wamenyereye ko umuntu akira yagiye kwa muganga, yanyweye imiti, wagiyeyo biranga, baguhaye imiti biranga, barakuvuye biranga, ariko hari n'inzira Imana yakoresha ukava kuri iyo ndwara ukaba muzima. Ahari wasabye akazi biranga, wanyuze muri ba anko biranga, wanyuze mu bantu muziranye inshuti biranga, wanyuze ahantu hatandukanye waradepoje biranga, wasonye ibinyamakuru bitanga akazi byaranze biranga akazi. Ariko nashaka kubwira ngo hari indi nzira Imana ishobora gukoresha itamenyerewe igahindura ubuzima bwawe. Kuri iyi nshuro rero ndashaka wizere Imana, wiringira Imana, uhanga Imana amaso kugira ngo ikoreshe inzira utazi cyangwa inzira idasanzwe imenyerewe itabara ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome icyanditswe cy'uyu munsi, kiri mu Bami ba mbere ibice 17 dore ku murongo wa 2. Havuga ngo hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani, uzajye unywa amazi yako, kandi negetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi k'Ikereti, ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi yako kugeza hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Amen. Uyu mugabo dusomye tuvuzeho ni Eliya. Eliya ni umuhanuzi w'i Samariya. Eliya yabayeho umuhanuzi, abaho mu gihe gikomeye cy'ubwami bukomeye bw'umuntu witwa Ahabu. Ahabu yari afite umugore w'umunyamahangakazi witwa Yezebeli w'umurozi mukuru. Yezebeli amaze gushaka na Ahabu, yazanye imana z'abanyamahanga za Bayali na Shera, arangije abyubakira ingoro, asenya ibicaniro by'Imana, yica abahanuzi b'Imana, asenya ubwami bw'Imana, ahindura Abisirayeli kuramya Bali. Abisirayeli berekeje imitima kuri Bayali, birakaza Uwiteka. Imana irababara cyane, kuko nimba hari ikintu kibabaza Imana kikayishavuza kikayitera agahinda, ni ukwimika indi mana no gukorera indi mana no kuramya indi mana. Niyo mpamvu bivuga ngo nimuzikubita imbere y'ishusho yose, niko birivuga. Yaba ishusho iva mu ijuru, yaba ishusho y'umuntu usute, yaba ishusho y'umuntu wakoze ibikorwa bisa bite, Bibiliya ivuga ngo ntuzagire ishusho yose mwikubita imbere ngo uyiramye cyangwa se ngo uyisenge. Rero abisege baramya ngo genda ubwira Ahabu ngo kuko wanze kwihana we n'umugore wa Yezebeli, mukayobya ubwoko bwanjye, mukaberekeza ku bigirwamana bya Bayali, bakaba ibyo baramya, uhereye uyu munsi jye Uwiteka ndavuze ngo muri Isiraheli nta mvura izongera kugwa, nta n'ikime, kumara imyaka 3 n'amezi 6. Cyari igihe kinini cyane.
iyo tugiye mu gihe cy'abahinzi kivuze sizoni hafi 7, kuko mu mwaka habamo sizoni 2. bivuze ngo rero nimba ari imyaka 3, mu myaka 3 harimo sizoni 6 n'igice cy'umwaka, indi sizoni ya 7. Imana ihagarika imvura sezo 7 itagwa hava izuba. Kubera iki Imana ihagaritse imvura? Ba Yezebeli bari barabesha abantu cyangwa bibesha ngo Bayali ni imana y'uburumbuke, ngo bashobora kuyiramya Imana ikamanura imvura abantu bakeza akabona uburumbuke. Imana ifunga ikirere cyayo yo kabaho, ifunga ijuru imyaka 3. Rero Imana nimbi ihannye aba bantu igafunga ijuru, yagombaga gutungisha umugaragu wayo inzira itamenyerewe. Haleluya! Inzira itazwi, inzira idasanzwe, inzira itamenyerewe. Nawe nabwiye ngo ijambo riravuga ngo Imana ifite inzira yindi itamenyerewe ishobora kukunyuzamo ikagutabara cyangwa anyuzamo igisubizo cyawe. Imana ibwira Eliya ngo nzagutunga, inamubwira ahantu izamutungira. Iramubwira ngo nzagutungira ku kagezi k'ikereti, uzanywa amazi y'ako kagezi. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Urumva nimba izuba rigiye kuva imyaka 3 n'amezi 6, ikintu cya mbere kizabaho mu gihugu ni amazi. Ikindi cya kabiri ni inzara. Ikindi cya gatatu Eliya ari kugira ibibazo 3 bundi. Icya mbere ni amazi yo kunywa, icya kabiri ni inzara yo kubona ibyo kurya, icya gatatu ni umutekano we, kuko byari ibintu bitoroshye. Nabwo ari guteza igihugu cyose agahagarika imvura ahagaze imbere y'umwami Ahabu na Yezebeli wica abahanuzi, ngo Eliya narangiza ubuzima bwe bugire umutekano. So Imana ambiye ngo ahantu hizewe ndi buguha amazi yo kunywa, nkaguha ifunguro ryo kurya, nkakurindira umutekano, ni ku kagezi k'ikereti. Haleluya! Rero ndashaka mumve ku inzira z'Imana zikomeye. Eliya Imana yamutungishije ibyo kurya iterero. Imana yakoresheje ibisiga bikiriritse byitwa ibikona, ngo bikajya bimuzanira umutsima n'inyama ku manywa na nijoro. Ntabwo Eliya yigeze arya rimwe ku munsi, ngo kuko inzara yateye, ngo Eliya yirirwa inzara kuko ashonje. Yaryaga bisanzwe ku manywa na nijoro, ngo ibikona bikamuzanira umutsima n'inyama. Ushobora kwibaza rero nk'umuntu uti ibi bikona byakuragaho umutsima. N'abantu b'ibwami bageze ubwo babura ibyo kurya, n'abantu bakomeye bageze ubwo babura ibyo kurya, n'abahinzi bageze ubwo babura ibyo kurya. Uribaza ibikona byabikuragahe? Ariko nanjye igisubizo nkatekereza bavuga ngo mbese abisege bari mu butayu imyaka 40, biravuga ngo nago babibaga nta nubwo basaruraga, ariko nago bishwe n'inzara. Imana yarabatunze. Yusomye rero Bible mu Kuva 16 hatubwira neza ngo Imana yabavubiraga manu yavaga mu ijuru. Haleluya! Biravuga ite ngo basogokuruza babo batigeze bamenya n'ibyo kurya Imana yihangiye kugira ngo itunge abantu bayo mu butayu. Ni inzira Imana yishyiriyeho. Manu byari ibiryo bifite vitamini zose zishobora kurinda abantu mu butayu, nibarware, nibagire bwaki. Yari mu muti. Imana ibatungisha imyaka 40 batabiba batarya. Amasitoke y'Imana yo mu ijuru afite ibyo kurya. Icyo ni ikintu gikomeye cya mbere. So wowe ushaka kwibaza, ndabyumva ibikona bizanye ibiryo, icyo ni igikomeye, ariko se birabikurahe? Imana ifite ibiryo itungisha abantu bayo. Imana ifite ubutunzi itungisha abagaragu bayo, nk'uko yabukoze mu butayu. Abiseye bariye umutsima, baryaga n'inyama, batabaza amatungo yabo, ngo bigeze kwitotombera Imana, ngo bashaka inyama. Imana ibaha inyama ukwezi kose idahagaritse n'umusari umwe. Barazirya, barazizunikwa, ngo zigeze ubwo zibaca amazuru. Bisabira Imana kuzihagarika. Ngo ari bitotombe Imana Mose bamubwira ngo Imana yatuzanye kutwicisha manu. Mu Egiputa bacishagaho mu minsi mikuru bakaduha inyama. Mose abibwira Imana. Imana ibwira Mose ngo genda abwiye ngo ngiye kuzibaha. Imana ibaha inyama zibaca amazuru. Imana ifite ibyo gutunga abantu bayo, ifite n'izindi nzira zayo. Icya kabiri ni communication y'igikona n'umuntu. Nago byari bisanzwe. Communication hagati y'umuntu n'igikona
kumenya ko ari burye saa sita, kikamenya ko ari burye nimugoroba, kikamenya ahari, kikamenya aho gikura ibyo kurya, kikamenya nuko kibizana. Ntabwo nabyo byari bisanzwe, ariko nizo za nzira z'Imana zidasanzwe. Imana igikoresha n'ibintu bidasanzwe. Reka nguhe urugero rumwe. Igihe abisirayeli bari mu butayu ngo bagomeye Imana, bamaze gomera Imana irarakara ngo ibateza inzoka z'ubumara zirabarya z'ubushabwe bwica. Ngo bamaze gupfa Mose atakira Imana, ngo Imana ibwira Mose ngo nafata inzoka y'umuringa ayikore mu izahabu ayimanike mu giti, ngo umuntu uzajya urarama akareba iyo nzoka akemera ubushabwe buzajya bumushiramo. Ngo iyo nzoka yashonyaga Kristo. Inzoka ni irimo gukura ubumara bw'indi nzoka mu bantu. Icyo nacyo urumva ni ikintu kidasanzwe. Imana ishobora gukoresha ikiremwa cyose kugira ngo itange igisubizo. Imana ishobora gukoresha inzira zose kugira ngo igire neza umuntu. Imana ishobora kwigaragaza mu izina rya Yesu. Ikindi cya gatatu, ibikona byari bishinzwe kuzana Eliya ibyo kurya, biramutunga igihe cyose yamaze kagezi k'ikereti. Ntabwo Eliya yigeze asonza, ntabwo Eliya yigeze yicwa n'inzara. So nimo ndavuga ngo umwaka 2025 Imana igushyireho inzira itamenyerewe, Imana igushyireho inzira itazwi yo kugutunga, yo kukubeshaho, yo kukwagura mu izina rya Yesu Kristo. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukumvira Imana. Bible ivuze ite? Ngo Eliya ngo agenda uko Uwiteka amubwiye, ngo kandi ajya aho yamubwiye. Tujya tugira icyo kibazo cy'Imana kutubwira nitwizere, cy'Imana kutubwira nitwumvire, cy'Imana kutubwira nidukore icyo Imana yatubwiye gukora, ahubwo tugashaka ngo dukore uko ibitekerezo byacu bitekereza. Muribuka Imana ijya guha Abrahamu umugisha, yambwiye ngo twara umwana we Isaka umutware ku musozi nzakwereka Moriya, ngo mare iminsi 3 mu rugendo ugenda umunambireho igitambo. Abrahamu atwara Isaka ngo kubera kwizera, ngo yibwiraga ko Imana ishobora kumusubiza nk'uzutse. Ntabwo yigeze asenga amasengesho Imana ngo wimwica niwe mfite, ahubwo yibwiraga ko Imana ishoboza kumusubiza Isaka nk'uzutse. Tugomba rero kugira imitekerereze migari yagutse, n'ibyiyumviro byagutse, n'imikorere yagutse, n'imyumvire yagutse, kugira ngo tubashe kumenya inzira z'Imana zidasanzwe. Iyo utagutse muri mu gutekereza kwawe, niwaguke mu myumvire yawe, niwaguke mu busabane bwawe n'Imana, niwaguke mu mibanire yawe n'Imana, hari n'igihe inzira zidasanzwe ziza ku buzima bwawe nunasobanukirwe ko ari Imana yacinze zidasanzwe, ukaguma hahandi. Ariko ndakwinginze ngo inzira zibaho zidasanzwe. Icya kabiri gikomeye bikona byakoze, Eliya amaze guteza akaga Isiraheli, cyangwa Imana imaze gusoza ibyo yari yahanuye, Ahabu ngo yashyizeho abantu bo guhiga Eliya, ngo bamuhigira ahantu hose yaba yarihishe. Rero kubera iki batagiye kagezi k'ikereti, ngo Ahabu yageze igihe ngo yandikira abami bose abiya ngo nimba hari ucumbikiye Eliya namuha icumbi. Ariko kuki batigeze batekereza akagezi k'ikereti? Nuko hari y'ingabo zari zirinze Eliya. Imana izi gushyiraho inzira zidasanzwe zo kurinda umutekano w'abantu bayo. Abandi bantu bakomeye mu isi twagiye tubona barindwa n'imodoka z'intambara zikomeye, barindwa n'abantu bakoze imyitozo yo kurwana idasanzwe. Bamwe bateye imbere barindwa na za drone zigendera mu kirere, abandi barindwa n'imbunda zihambaye zirasa kure na za mudahusha. Ariko Imana yarindishije Eliya ibikona. Haleluya. Ushaka bakamye bibwiraga ko hari inyamaswa zaguye kagezi k'ikereti zije gushaka amazi zikahagwa, niyo mpamvu ibikona byahakambitse. Rero nawe ugeze utekereza mu bitekerezo ko ibyo bikona bishyizwe kugaburira Eliya. Ndashaka mwumva ko kantu, nawe wigeze utekereza ko ibyo bikona bishinzwe kugaburira Eliya, ahubwo batekereje ko hari intumbi yahaguye y'inyamaswa, ibyo bikona bije kurya inyama. Kandi inyamaswa zipfushize cyangwa ikintu cyipfushe mu Isiraheli cyari ikizira. Rero mu bitekerezo by'abantu bahise bavuga ngo ikireti ho ntawajyayo kuko hari intumbi zahaguye zirahumanye. Kumbe ntabwo ari intumbi zahaguye, ahubwo ni ibikona bishinzwe gutunga Eliya. Imana ifite inzira nyinshi
yakoresha ikagutunga. Imana ifite inzira zidasanzwe yakoresha ikarinda ubuzima bwawe. Wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ugushyira ubuzima bwawe, ni ukugendana n'Imana uyu mwaka, ni ukumvira Imana, ni ugutunga imbere Imana, ni ukuyihanga amaso. Imana ifite inzira zidasanzwe. Niyo mpamvu igihe cyo ku nyanja itukura ingabo za Farawo zigose Abisiraheli ngo baratatse cyane batakira Mose. Ngo Mose agiye gutakira Imana, ngo Imana yamubwira ngo niki gitumye unakira, bwira abantu bakomeze bagende. Uyu munsi Mose abwira abantu ngo mwitegeze agakiza Uwiteka ari buzanire, ko ingabo z'Abanyegiputa mwarebaga ntago muzongera kuzibona ukundi. Ngo barangije ngo bahanga amaso Uwiteka, ngo Imana na ya Isiraheli ngo itandukanya inyanja ikoresheje amaboko ya Mose n'inkoni, bambukira humutse. Imana ifite inzira kandi zitamenyerewe. Niyo mpamvu igihe bageze kuri Yorodani, ntabwo Imana yabwiye Joshua ngo manika inkoni, yamye ngo bwira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bakandagire muri Yorodani, amazi aratandukana, abantu bambukira humutse. Nuko byagenze. So rero Imana ndashaka waguke mu bitekerezo byawe no mu gusenga kwawe no mu kwizera kwawe no mu byiyumviro byawe, umenye ko Imana ifite inzira zirenze imwe. Imana ifite inzira zitazwi yateguye ku buzima bw'abayizera. Ishobora gukoresha ikagufungurira umugisha, ishobora gukoresha ikagufungurira amarembo, ishobora gukoresha ikagura ubuzima bwawe, ishobora gukoresha ikakuraho igisuzuguriro, ishobora gukoresha igakiza iyo ndwara ikubabaza, ishobora gukoresha igahindura amateka yawe, ishobora gukoresha igakura uwo muvumo aranye igihe, ishobora gukoresha ikakugirira neza mu izina rya Yesu. Mwakira inzira y'Imana idasanzwe ku buzima bwanyu. Imana ya Isiraheli igukorera ibitangaza. Imana ya Isiraheli igukingura inzira idasanzwe mu izina rya Yesu. Twabonye abantu Imana ibakorera, twabonye Imana ikora ibitangaza, twabonye Imana iha abantu ubuzima, twabonye Imana ifungura inzira idasanzwe, twabonye imbaraga z'Imana. Bible ivuga ite? Iravuga ngo tutazi inzira z'umuyaga, ngo tuvuye ngo umuyaga waciye aha, ngo dore ahantu unyuze. Ngo nako tutazi inzira z'Uwiteka zirenga igihumbi, zirenga uko utekereza. Urasabwa iki? Urasabwa gutumbira, urasabwa kwizera, urasabwa kwiringira Uwiteka, urasabwa kumuhanga amaso, urasabwa kumutegereza. Uwiteka we hari inzira afite zitazwi kandi zidasanzwe akoresha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndasoza mubwira ngo akira inzira idasanzwe ku buzima bwawe, akira irembo ridasanzwe ku buzima bwawe, akira umugisha udasanzwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Mwami Data, sengera abana bawe bari mu mfungane, bari ahantu nta nzira babona, bari mu bihe bikomeye kandi biruhije, ariko ndabasabira mu izina, haleluya, Yesu arirasiya, ndabasabira mu mbaraga z'Umwuka Wera. Mana yakiriye Eliya inzira y'ibikona bikamugaburira, bikamurindira umutekano. Igihe cy'akagezi k'ikireti kamara gukama, ukamujyana ku mupfakazi akamutunga. Data, niko ushobora gukora ibitangaza, ukabeshaho abana bawe, ukabacira inzira itamenyereye mu buzima bwabo, indwara igakira, imbohe zikabohorwa, umugisha w'Imana ukaza, umushomeri akabona akazi, ingumbi ikabyara, ibitangaza bigakoreka. Ndabasabiye, ndabingingiye mu mavuta n'imbaraga z'Imana ngo kuri iyi nshuro Mwami, gutabara ubuzima bwacu, gutabara ubugingo bwacu, ukoresha inzira idasanzwe imenyerewe, ukoresha inzira idasanzwe, ukoresha inzira utakoresheje ejo, uca indi nzira, ukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zigaragare Mwami Imana, ibitangaza bikoreke, wiheshe icyubahiro kuko uri Imana ishobora byose. Ndagushimye kuri muzima kandi uri uwera, icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ishyira inzira idasanzwe ku buzima bwawe, Imana igutabare inyuze mu nzira idasanzwe, Imana ikugiriye neza ikoresha inzira idasanzwe. Dusanze yakoresheje ibikona, ibisiga bisuzuguritse bigatunga Eliya, bimugaburira umutsima n'inyama nk'abami. Naga nose baryaga inyama buri munsi, abarubanda usanga baziga ku minsi mikuru, ngo inyama zaterwa ku meza y'abami gusa buri munsi. Eliya yatunzwe nk'umwami, ariko kageze k'ikireti atunzwe n'ibikona. Twasanze ibikona byamurindiye umutekano, kuko abantu bibwiraga ko ubwo bihari hatari umuntu, ubwo ari intumbi, ariko hari Eliya bimurinze.
Imana ikoresha inzira itazwi, inzira itamenyerewe, igutunge, ikubesheho, ikurwanirire, ikwagure, iguhe umugisha. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, amen. Inzira abarozi batatekereza, umwanzi atatekereza, uko Ahabu atatekereje ko ibyo bikona by'ikereti bitunze Eliya, uko Ahabu atatekereje ko ibyo bikona by'akagezi k'ikereti birinze umutekano wa Eliya, Imana ibareka ikoresha inzira badashobora gutekereza, badashobora kwiyumvira mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza ku buzima bwawe, kuko Imana gufungurira inzira idasanzwe mu izina rya Yesu, amen. Amahoro abane namwe kandi no gufashwa n'Umwuka Wera bane namwe mu izina rya Yesu, amen.